Ndi papa sava. Wabonye ni nuko ni yase Akora manodi nawe. Ko manodi ranenga iki giye kubigendanye Minervari ngo zigira gute mva. Aho kurusita amafaranga bagutangiye yapfuye ubusa. Kahibaza yapfuye ubutese uza gute kandi ngewe nzi icyo bigendanye no kotsa. Inkoko yotswa iminota 15 iminota 20 ugiye kuzamura amezi 6 yiga kotsa inkoko. Ese turagira ngo nyibabure nyine kino nora wambuje zigama hino se. Zimwe ziri ku ruhande izindi ziri ku muntu nese urabona ziri buhire. Nawe rero ukuntu wigisha wakanga n'umunyeshuri kandi ugomba kuzumurira umuriro muke none se umuriro ubona ahubwo sinana ni nkaho washize nurebe n'ubundi yanahiye ni nkaho ndi kuyumutsa gira rero akira afata icyuma dore akantu kagashirwa gato yakaba kaje ugiye gucya ugaharure ubwo nyine umurangiza wishyire kumbabura basi utegereza umukira kwa none se ubwo nyine ubwo none se aturagiye se umva nyine buretse nyine umva ndagiye mane reka nje kureba mu mwanya wanjye ndimbati ko se hatu umva se none se umva nyine bose bayaguha yose nyine ku mushara nimo ejo bayaguha yose ko narahembwe yose barayatwaye na make nasigaye da ufite ikibazo twese gonde twavuzeho kuzaya nyine nahembwa ngayafata nawe wahembwa ko yaba oya tuzayipangira ndi munsi ko se hatu ibintu wagiye kusarira none se ubwo nyine ubwo se urugiye ute nyine ncire mu mwanya wanjye ndimbatisha se hatu umva suka ugakira numve kuzi gukora umusemburo oya mano hoya iyi ni ya mu mwanya wanjye nakari yawe none se hatu nje ntago ndi mu mwanya wawe twirwa nakumbabura kuziye ko twirwa na eke iyo ufite ikibazo nje nawo ngo mumara inyota nyine ako tubiwaritse ku rujyana rwose umuntu dusukirana urambwira ko wowe muhuriye hehe wowe turi inshuti twahuriye mu kazi yego tubanye neza ariko iyo turasukirana iyo yahishije iyambere ahingezaho naba nahishe kabone no yaba ari ikigage ntimugezaho ubuse niba namubikiye amacupa 3 n'igice ubu ndagabanyaho ndamubwira ko niyishyize none reka nkwereko ubuse ndamubwira ko nahishije nkabura inzoga reka nkwereko tugiye kubigenza sibyo ni ukuvuga ngo wo mako kagwa sibyo ushyire mu tuzi cyangwa se tukubitemo wenda ndahita ngo nkugurira nka primus nanjye narahembwe ushyiremo aho ngaho umuntu agushuka kumena atazagufasha kuyora koko nsukemo nguhu rwagwa nsukemwe amazi ku muntu dusukira wasukamo na primus none ko nanimvuza y'amazi n'indevuye ndagiye unkorera ibyo ngibyo nese ubwo urujyanye utamaye babarira ubwo nawe nibiba ngombwa nawe hari icyo ndibuze kukugenda ariko iyi ntabwo shoboka bye ka ko se hatu koko wapi cyangwa bya bindi mwavugaga ngo byo kumwana ubwo mwaranywanye ukaba ufite ibizagukurikirana cyane harya ngo irebera ya yindi ngo ntihumbya nanjye wenda ubwo ngubwo sha se mbaye yo kwidahumbya yewega mbega ngo biraba byiza bikananyura umutima atu biteja yambaca amahirwe asekeye nkuba neza nawe umva nta wundi muntu nabibwira uretse wowe mu mwanya wanjye cyawe wiseka ndimbati wiseka njye se ndaseka nduwe biteze wapi kubabaye izina ry'Imana noneho hatungi narigenje ngize ibyago ngize akaga ngize
birenze gupfusha imbyeyi ubyumve nawe birenze gupfusha imbyeyi nari ngufitiye inkuru nziza nta kibazo yimbwire ubwo nanjye ndakubwira agahinda kanjye inkuru nge duhere ku nkuru nziza twagahereye kumbi oya mbwira bimeze bite ngewe ntaye amafaranga amafaranga nahembwe ejo baba we izina ry'Imana naraye nanze no kunywa n'icupa nyura ku kabari ndijijisha ndataha kuwe n'uruva gusenya nyataye hirya nawe wagira ngo rwose ari umuntu ugita amafaranga koko yakose mu kabari none se hari umuntu ariko umuntu wakumva ntiyaguseka yari menshi se ave byihora ariko wabyo umushahara wose baba umva ku buryo urayafasha urayatato nta n'icupa nguriyemo hato amafaranga papa sava yampembye yampembyeje rwose pe ntitwavuga harya ngo yarakurimo amezi abiri ntiyandimo amezi abiri yose yari yaguhaye baba tata we baba we tatu urayata sinaryima none se yarari he yese gusa nari nyafite nanjye ariko numva nene yasizanga urabeshya reba neza amafaranga nataye kuko ngewe nge nturutse ryiriya nyafite denage nyaya hariya hirya kuri biriya biti hirya aho ngaho niho nyaya niho ndageze ndahihagarika amafaranga nabite se ko ntanabyegereye ko wenda nari kuba nanayagutoreye sinigeze mpareba n'amaso rwose oya wose ari wowe uyatoraguye aramutse ari wowe nabangiza umugisha ese kandi ubu kureba ukureba uko ngwaje abana ni indembe barembye abana babiri baba data we ni indembe ziraho mumbwire uburyo ndabwira Didansiyene papa sava we iyo abyumvise yavata yatungiye avuye hano ajya mu kabari Didansiyene we nashaka no kubyuka se wana ndabavuza iki hato ubuse ndakumarira iki mwa uruzi yaba ari we waruyatoraguye byibura abana n'abacu nyatoye se waba wiriwe n'abacu we waya nkumarira iki nimba rero umva nkubwire abo bana baramutse bapfuye ni umuntu ananiwe no kugira icyo abamarira byagenda bite umva nkubwire ni izina ry'Imana wowe kabyara mbabarira ndwaneho rwose pe kuko nta yandi mafaranga mfite imbere n'inyuma kandi abana bararembye bameze nabi sibyo bararembye bameze nabi ndwanaho rwose urebe uko ungenza abana batatugwa mu maso kandi abana banjye nibo bawe bose reka nkubwire hato imbere n'inyuma akubeshye imbere n'inyuma donc izi senyisi nizo mfite nizo bose hari icyo zakumarira amafaranga atavamo n'itiki ngeza kwa muganga kuko ndavuga ngo ni abana babiri se ko umuntu kwa muganga uko bizi koko niyo waba ufite mituweli aba bana turabigenza aba bana baramutse bapfuye ari umuvandimwe ndakumarira igisogo bose nkubwire ngo ndagurisha ihene urayifite se reka nta kibazo burya ndayigurisha se Margarita yambamba sinzi ukuntu mperutse kwivugisha ngo tuyigurisha ari akabazo kari mu rugo oya ibyo byo byibage ariko reka nkwereke se kuko Mana yanjye koko ni ibiki kuko ubu urasubira kwa amafaranga nkoreye igihe asubira kwa papa sava se umuntu wonte ariko papa sava ariko we ntiwirirwa ujyayo ntiwirirwa ujya afite ibibazo buriya afite ibibazo nuko wenda mama mutaganira njyewe tuganira buriya atinya kukubwira kubera ko uri umukozi we afite ibibazo se papa sava afite ibibazo by'amadeni maze bari bagiye no kumutereza cyamunara umva rero reka nere gutinda mu bintu urumva abana batanajya reka nkwereke abana baranogotse reka nkugire inama isumba izindi ndimbati w'intindira jya kwa Piganzenzi urebe ko hari icyo yakumarira ariko se ntusanzwe ugira wowe uhanamubwira ko muri konji y'ukwezi urumva muri konji y'ukwezi uzajyayo ukamwokereza bigahaniramo Piganzenze ubwo numubura urajya kwa Nyiripinda naho uranyurayo nyine nanjye ubwo nari ndatabaye ntabaye hakurya ha uko biri bugenda bihinduka ubwo urajya umbwira sha ntacyo nkumariye pe inkunga y'amasengesho naho ubundi nta kundi ubwo nibyo nyine kumva abana ngo nogo Hadi batuye. Namazani rero nta nubwo nari nguherutse buriya
haciye iminsi rwose umukecuru araho umukecuru umugore nawe wita umukecuru ahubwo se shaka ndiba oya ntabwo ari umugore mubajije uzi ko hamwe n'abagabo we wikirije ndetse nanjye niyo nikirije ariko nimba tuziranye kera nkibera kwa mukecuru ese baba nimba ariko nateye intambwe oya ariko sinajyaga nkubwira ntuzaba umugabo ukagira ngo ndakubwira kandi unafata ushyitse ufite umugore mwiza kakagesa ariko nizeye ko umugore atakubona unyibukije akantu ariko kakagezo biri hagati yacu umenya aho twicaye ariko biri hagati yacu wenda urakara ariko ugiye kuvuga ka gastori kacyagiye nimugoroba turi kwa Pigazeze ese papa sava papa sava si umugabo arihera ko ndeba uragira ngo twicishe inzoga sha papa sava niko uragira ngo izi nzoga zize kutura bivu iyo gahunda igeze akavura kari kabaye nk'akamanuka mvuga ngo nkuru utuntu tumwe hanze ariko ni irange risigaye gusa okay gira bwa bazanira arudakaraba utuzi tw'akazu yazira reka twakomeza kwiyahuza izi nzoga zonyine nta kintu kiri mu nda hanyuma turaziyahuza tutaranywa ndimba ese bite ko kizuba zuba ko gitakoma habe ndimba puse rero witonde gusabye kwitondura inshuti yanjye ariko nawe inshuti yanjye ariko didi byo akora byose yicaye neza umenye ko ari njye ufite mu mufuka utaza wamugana ubwenge bwo niko meze neza ariko se wamuretse akaryambara ko ari njye ariko se ndimba tiyaze ariko se bite byawe ariko nawe aho wicaye wanyuzwe n'ibyo ngibyo ibumoso bwanjye hari igihari uragaragiwe uragaragiwe rwose nawe ubundi rero ndimba ati mwana wa mama kari akantu wari utubwiye kare gahuje n'ikibazo si ikibazo ariko n'intuza y'umuvandimwe nari ngiye kubabwira nubwo urumva ndavuga nti ariko uretse gato ngira akabazo nibaza ku bijyanye n'amazi urabona hari igihe tujya gukaraba nk'uko tugiye kurya bakazana n'isabune ubundi twagakarabye amazi n'isabune gusa cyangwa twagakarabye amazi yonyine none so ufite imyanda se ubu rero usuhuza abantu gusa ngo ntabwo ari byiza burya gukaraba isabune ugiye kurya erega isabune ikuraho imyanda ikuraho imyanda yose urazi se papa sava hari igihe abantu batabisobanukirwa undi hari isabune zagenewe gukarabwa abantu bagiye icyo n'isabune zagenewe gufura erega nanjye narasirimu koza amakaro no kuzagira ngo urumva ngo nanjye nari ngafite ngo mukarabe hariya mukanga ari hwiri ngo bashaka ashyushye ngo murashaka ashyushye urumva wumva rero izo sabune rero ikambagira inama buriya umva ndimba reka nkubwire ibyo bintu wenda ni ibyo bya hoteleri zihambaye ariko isabune usanzwe ukaraba usanzwe ukaraba urabanza ugakaraba amazi agakuraho umwanda ugashyiraho isabune ya leta iyi resi umwanya uhagije ni ukuvuga ko umwanda uba washizeho ukongera ugakaraba amazi isabune igashira twavuga ariko yuko ko ari isabune zihumura hari isabune zihumura cyane none se ushaka guhumuza n'inyama none se ubwo ureka nkubaza aba bagore abakobwa aba intoki zinoge ese wowe urashaka ubanza ariko utari burye ugiye gukaraba uhanje urumva gukaraba ntabwo aba ari umuhango gukaraba ni ugukura mikorobe ku ntoki ndabeshye mikorobe muvuga ibyo turya ndabeshye papa sava gukaraba ni ugukura mikorobe ku ntoki ugakaraba zikava hari isabune zagenewe gukaraba zikuraho ibyo nari ndimo nkubwira nyine nibyo nari ndimo nkubwira nuko utabihaye agaciro nari ngiye kuguha urugero mvuga nti nk'aba bakobwa aba bakobwa hari isabune bakaraba mu maso ikaba ariyo mu maso gusa hariyo bakaraba ku mubiri ikaba ariyo ku mubiri hanyuma ya sabune yo maso yagenewe mu maso uyifashe ukayikaraba mu ntoki biba byiswe gukaraba
ese gukaraba oya ntabwo ari ukuba kompure gukaraba Niko se hari ugukaraba hari isabune yagenewe koga mu maso twabyumvise ukarekeraho yego ikaba ariyo mu maso ukarekeraho noneho ubu tushyigikire papa sava azagenda azana ya sabune bakaraba mu maso ati ni mukarabe murye wowe nande ni urugero ahantu uzamutse hariya hepfo ni urugero ntanze niwagukubita reka tujye dusirimuka niwagukubita yose ibyombo tujye dusirimuka tujye dusirimuka gusengera ariko turi kubyumva okay ariko buretse kuburana genda uzana ibyo uzana zana ibyo uzana nkaho uri kohereza umuntu none se udasobanukiwe iki none se digidi ariko si isabune itwicisha inzara ariko reka nganire na digidi tuvanga isabune itwicisha inzara tujye mu maka none se tujye tuganira ntidufate no kuganira rero nabyo banza uzane hanyuma wicare nawe ukarabuze dusangire kwanza none se ubwo ubutaha bizagende urabimbwira ku uzi ruhande dusobanurira iby'isabune ariko tubanze turye rero digidi nibyo navugaga sinababwiye ni mukarabe hari amazi ashyushye n'isabune yaho muti turashaka udushyushye none se udushyushye niba ntuzanyemo hano mugakritika isabune nayo njya kuyigura izanire ibyo twira igendera igisubizo wari ufite ni ntigashobora kubura icyo kavuga asa n'umubwira se ngo nyame magamye mu ryinyo ntigashobora zana kiri erega digidi yes nubwo nimba atari kuvuga ngo ntikashobora kubura ibyo kavuga kandi simbyanga kuko ndi gato keza gashyitsi wewe nziza se kwanutse yo menya gutebya amavide ntuyavana sibyo mvuze se ngiye ko amavide ntuyajyane kure ahubwo ndimba gihe kintu mukundira papa Sava buragira akantu ka karite k'abakozi bo muri restaurant n'utubari ntabwo ajya asangira n'abakiriya ntajya ashegera inyama z'abakiriya ahubwo nyine icyo narindi kuvuga hari igihe usize uyiteye irangi kavuga uti nimba karabya nkahita niruka nkaza uba ugomba kubacangamo akantu kawe mu cyarangiko gatuma baganira kabisa karibu sheri iki kirayi karibu cyafashe inyama mukobwa ko tubaziyo mukamugeze mukabari muhita mwataka inyama zikore umukobwa mbonye arategura ariko shaka nawe mukobwa mbonye uterura ikirayi hari inkoko sikiri dasubiriye unyuze nguyu ubutaha rero nuko utajya wumva umuntu akwigisha akayakugura ukajya nawe uzi ibintu wenyine ubundi ibingibi umva izi nkoko zitari za gishenzi nizo bita niba ari porogaramu niba ari korotisiyaneri ari koropoyiro poroyiro oya arumva ari kumbwira ngo kunyigisha ngo miza purasi koroyiro nibyo nakubwiraga reka ari kumbwira ngo bajye banyigisha numve miza purasi arabinyigisha ndabyumva ariko se ko waje hano nkakubwira ko tutakoze ari ku cyumweru nkaba ndi kwiyaranja njye nize hoteli ariko ndi umutware nabwo wateguye ariko oya yateguye rwose birasa neza bitewe usanga ndumvuzera ubwo ni uwundi muntu nawe mwakoroka ibyo nandimo nkubwira papa Sava hanyuma nawe ufata ko kunywa ufata ko kunywa iyi nkoko wayoteje neza pe kandi njyewe ubu ngubu iyo niyemeje ko ari njyewe uri bukore nifate ikibazo cyanjye bimwe by'impondezi nizo bita inyarwanda uyu muvandimwe ahise avuga ibya porokoyiro koroyiro rero nk'uko bwakora buzi bw'izo nkoko njyewe byose ndabizi ariko nagira ngo mbabare impungenge ngize ingenda ziyororera niyo mpamvu nanjye kuri umuntu yavuze nti iyi ngiyi ni imwe ngenda ziyororera ariko ubwoko bwose niba mutipa nongera guhamagaye kandi sheri reka njye nkubwire reka nawe nkubwire papa Sava ariko suri njye mfitanye ikibazo njye ariko ntukarakara oya wibwira ngo sinkarakare njye naramwiyamye ndavuga uri kurya n'ubwo wari kubanza kurya byarangira none ugatura wamirute uyu mutipe twaramwiyamye nindeze uyu mutipe urimo guhamagara reka ndamubwira nti wowe akawayini gatoya urumva nta kibazo ufata ahubwo oya usigarane nanjye cyangwa ukundi telefone ze njye nakubwiye ntabwo mbishaka ntabwo mbishaka rero ajya kukubwira iki ajya kuguhamagara akubwira iki ariko oya ndimba banzo nyumve urafuga kabye
ni njye uri kugura sinshaka urusaku n'inkundo zanyu ibyo muze kubivugana buriya uciye intege urukundo rwanjye uciye intege urukundo rwanjye akira nayinyumweje se reka nkuzibishe inkoko akira reka nkuzibishe inkoko akira cya digidigi rwose akira ariko se ntuyishaka ntuyishaka ibindi rero by'amahane akira nawe mukobwa mwiza akira wafashe inyama ariko uri mu biki ariko se wivuga nabi digidi si uyu siko twaje kariho nkubwire ariko ni njyewe uri guhaha ni njye uri gusengera hano ubu uzi ko ndimbati nk'ubu ngubu ari we nyir'urugo hano yateye indirimbo ukikiriza ugakoma amashyi mu njyana guhaye kuko umuntu niba bamuhamagaye ibyo ni ibintu bisanzwe tujye tunakwigisha twe twakunda ariko papa sava byugura baba twebwe twashatse mbere yanyu uguhamagaye wavuza induru uguhamagaye kavuza induru umugore akavuza induru baraguhamagaye ese ubwo usanze amubwira iby'akazi patron Ndimbati okay akiri baba n'ubundi atakiri baba aho ifatanye n'ikigara ariko se oya ntacyo da nta kibazo erega ntawe urya inka nka nyirayo ngiye kubivuga waciye mu kinyarwanda agira ngo aribeshye ntawe yakoze ko nk'imigani imaze nk'imyaka nka 800 ntawe urya inka nka nyirayo ngiye kubivuga mbona rwose hagati yabo uratinya babiri pasabana ko turaziranye muraziranye pe ubundi rero nuko abantu bageraho ngo bakagirira abandi ishyari bakangana bakagira batemba ariko iryo jambo niba batanarivuze reka ndivuge mwene nde uragahora ugira ibyo utanga abandi se noneho ntagusuzuguye kuri kuganira n'abashyitsi bawe nsoma akawayini kanjye ni agatoya ncikuranira ibaba hari ikibazo uyu ukomeza n'imirimo kandi rero utaragenda papa sava ngira ngo urabizi no mu buto bwanjye kuva kera nta busambo oyazi n'ibanga ryo kutarya ibiryo by'abakiriya nakavuze kare nako tukamushimira urete natwe tukigana neza kugira ngo iyi ndayiri ariko ku mugani twigana icyo nabonaga sinagabanyaga abanyeshuri bose ariko umunsi papa sava no gutinya baze kuva kera bari ufite amafaranga oya amafaranga ngiye nagiraga amafaranga ariko kariya kagabo mureba kakagira ubwenge kakagira ubwenge mu ishuri ngo warayagabaga ugakopera oya gukopera icyo bisobanura iyo njya kumenya iyo njya kugira ubwenge bwo gukopera ngewe wagira ngo mba ndahangaha ubugeze ku mba ntwara indege singiye kubera ubundi wigeze urangiza amashuri amashuri se Ndimbati ko wabonye amafaranga akiri muto kandi ko umuntu yiga ngo abone amafaranga aze ko umuntu yiga ngo abone amafaranga yegura akaba yari yayabonye yewe ariko uzigiye natangiye gukorera amafaranga uzi ko natangiye gukorera amafaranga nigaga mu mwaka wa kangahera nigaga mu mwaka wa 2 primaire secondaire ma primaire keretse niba byari kubumba amatafari ndimba oya kubumba amatafari no hane haraka gusa warufite imyaka ingana ngiye kuva kera nari mfite umugisha nari mfite umugisha wo gukora ku mafaranga banya amafaranga ari karande ngewe nagiraga nya nkaganira n'umuntu uri amafaranga nafasheho bwa mbere nayahawe n'umuntu w'umusaza wari ufite ikawa nyinshi w'umukungu kabisa amafaranga magana ye angahe
200 y'icyo gihe ayo mafaranga 200 yangiriye umumaro reka reka naragiye nyagura 200 nayaguzemo inkoko 2 n'urukwavu n'inkwavu 3 bose rwagura 200 inkoko 2 n'inkwavu 3 yakuraga nkangahe urukwavu ibihumbi ariko shaka ntago ari ibiceri bika ni ibiceri ariko ziko muri abana ko Amafaranga ibiceri 200 ubwo se wagira ngo ntiyarampaye uza amafaranga yampaye ubwo ngubwo ibihumbi nka 200 ayo mafaranga wagira ngo nayaguzemo ibyo se ayo mafaranga ndibuka yaguzemo n'isoko rike nambara isoko rike bwa mbere 200 avamo inkoko 2 inkwavu 3 n'isoko reki n'isoko rike oye n'isengeri hari isengeri zari zigezweho numva bavuga amasoko reki y'abagabo yabaga yanditseho ngo vibe oya urumva isoko rike se narayambaraga se ubwo si iyo ngiyo nubwo nayiguze mbere nashyiragamo iki urumva agakombe kari kataranuye mugari yarakiriye muto nziza urumva ufite nk'imyaka ingahe yiga mu wa kane yiga mu wa kabiri ubwo numva ntarafite 7 oya twatangira dufite 7 uze nimba ntiyasibiye yarafite nk'icyenda ubwo yari afite ya umunani byose mu wa kabiri yarasibiye nka oya rimwe mu wa mbere oya na rimwe mu wa kabiri ntabwo nasibiye ntabwo nsibira arya marigarita ariko bangarukiragaho ku mwamba ninjye wasozaga ubundi mu banyeshuri bimuka kubita muri sentare ukawucundira hafi ninjye bakubite ku mwamba ndimva wamugana nk'ubu wowe ufite amafaranga buriya ka papa Ubuze saba ute? ko ka Ubuze papa ute? saba kazaga mu myanya y'imbere reka mbabwire kariya kagabo reka mbabwire kariya kagabo ukuntu ari kakasha kuva kera mwaho kabyaramwe kigeze kuba ka 3 n'ishuri 1 2 3 yego buriya kari kagufi kari iryuri ariko ubwenge kazi utazi aho kabuvana kabaye ka 3 kigaragura hasi urabeshya mu kibuga ati gati ntibishoboka gati njyewe ntabwo nabo wa 3 ati byose ko nabikoze ati ni gute ati erega baryaho barakomakoma barahoza baravuga bati humura bati dore hantu noneho ahuye naho bagombye kuzana impapuro bagakosoreyeho zose aho bagiye bakosorera barakereka nibwo kageze gutya karatuza noneho kabona hari ahantu kibeshye n'ahantu hatatu kibeshye gushyira inyajwi kubera ko katinyaga no kubana no ko bagakopera kabaga gahisha gatya kakandika kameze gatya kibagirwa noneho ariko yabaye bagatatararira ariko ubundi ni uwa mbere ariko numvise ko hano zo kwa piga nzetse bavuga ngo aya mafaranga aho gafite ngo no mupfumo ngo mu Tanzania aho umukecuru ngo ukagiyeho wakaya ngo ikintu ngo kaba gakenyereye oya papa sava ntabwo araguze ndamuzi papa sava ntabwo araguze arakora papa sava arakora erega reka nkubwire bafite ubupfumo oya papa sava dore ahantu yavanye amafaranga mujye mureka mbabwire umuntu mbamuzi papa sava ahantu yavanye amafaranga tukiri akiga yajyaga ahimba n'imivugo yajyaga ahimba imivugo urumva agahimba utuntu tw'uduteatere bakamuha ibihembo ariko kubera ari inturi akabika uziko ngo wigeze no kuba ubwo bamuhaga n'amafaranga uziko ngo wigeze no kuba uwa mbere mu gihugu mu mivugo mbo ntimwariye ntimwanyweye ndetse gato wafashe inyama ntimwanyweye twararyohe ntimwariye tumeze neza ariko tumeze neza wenda utagira ngo ni byoroshye tumeze neza na kimwe mu nta gito oratugure rwose cyasa n'ubwa mbere buriya rero mureke mbabwire ndimba ati ntimuzongere kuvuga ngo ntabwo nsengera baguye bakongere reka ndamuhamagara kongere nshembuye tune turanyuze rero mbabwize ukuri njyewe ndimba ati ntabwo nzongera kunyura iyi nzira nyabagendwa
cyangwa mu muhanda cyangwa mu nzira ngiye mu kirere ngiye kuyoboka iy'ibihuru nzajya ngenda mu bihuru iyo niyo nzira icyo abantu babonye amafaranga batinya gupfa buri gihe none se ufite ubwoba bw'iki kutugera mu ntabwo ariyo mpamvu mubanze mu nyumve mubanze mu nyumve yesi ngiye kubabeshya dore wa muhungu ari guhamagara mukupe urabikemura mukupe nta kibazo nta kibazo digi wangira ikibazo mfite amafaranga mukupe ariko mukupe rwose oya namunyosha yo kuturogoye tayari aya mafaranga mureke mbabwire hagira uhebeba hagira usara kiruka hagira upfa nabi aya mafaranga turimo turira naye natoye ku gihuru dore kuri cyo igihuru hariya hirya munsi yo komera bitatu rero shamahoro ibyige umusaza ajye munamira agacupa sha ibintu bimeze neza gatu seseramo nawe bunyoroheye gato ngo amafaranga ngo yaturaguye he uvuze ngo iki amafaranga azagira ibara ndimba ni wowe iki hanyuma amafaranga uyaturaguyeho dutandukaniye cyangwa ese arona akoze mu mufuka ariko kuko ndimba nkubwire ibibazo byanjye uko bimeze nkubwire ikibazo mfite nkubwire ko kirenze wapfushije imbyeyi hanyuma se ko wari umaze kumbwira ngo ufite amafaranga 500 yonyine andi uyakuye kano kanya ariko si ibi nabyo bikwiriye kuba urubanza hato bigenze bitatu mba mwabantu muremba bwire jewe nkubitanye n'uyu mugabo ubwo mukiwanjye yarampamagambira ati abana bameze nabi sinzi nta nsobanurire niba ari inzoka ibarumye niba ari ikibarwaye none ndambwiye nti reba ukuntu wanyera bakigeze kwa muganga nanjye ngiye kuza niruka ngeze mu rugo nsanga ndadanse naragiye n'abana mafashe amafaranga nanjye ndakurikiye ngeze hirya ahangaha ndagenda njya kwihagarika ku gihugu mu kwihagarika niba ari uguta umutwe niba ari uko byagenze biti niba nakoze mu mufuka bikagenda bite amafaranga yose amafaranga nayahembwe ejo dore na boss nimba tubwo nsubiye inyuma ndi gushakisha amafaranga nakubitsa hano hose nashakisha nimba ati duhura ni muri ry'agace akazamukira muri ry'indege akamanukira muri ry'agace yahimbawe yuzuye umwuka naho na amafaranga yanjye ni ikihe cyemezo ko ari ayawe ibyo bibazo byose ndabinyumvira nimba tuyu ni inshuti yanjye guteze dusangira none se ubushuti buratakaye kubera ko natoye amafaranga none se ko njyewe arambwiye ngo afite amafaranga 500 yonyine imbere n'inyuma hanyuma aya ngaya uri gusengera nayo none se ayo mafaranga urumva yari yakajya muri gahunda ese ko muzi we natungi ikigage gishya ati nta wundi usogongera ntarashyira ndemba urwagwa ati ndamusukira ndemba abango mwaranywawe ngo nuko ngo batagica bya bindi ngo umuntu ngo akugota amaraso none se hato icyo uvuze uko gutoragura amafaranga mwahuye ndi kuyashakisha uri kuyashakisha ukubitana unamubwira aho atakaye umubwire n'ahataka iyo yari ari aho nari nyataye nawe ari ku unamubwira ko yataye wambwiraga atakaye wari uyahasize ngo ngende nyato none wowe wayatoye yabikubwira ko yafite se ko wari utoye amafaranga kucyo wamubwiye yuko ufite senyisa siko nari narayapangira kandi noneho ikibabaje yavugaga ko ataye amafaranga aho yavuye kandi uyu akaba ayo mafaranga yagize ate yayatoraguye ariko arakubwira ngo yari atarayapangira nari ntarayapangira atarayapangira ariko yafite uyafite kandi abana banjye bameze nabi niyo mpamvu avuze ngo twasara ngo twakenyuka atoraguye amafaranga ngo turi kurya amafaranga atoraguye kabisa shandimba urambabaje kabisa sinzi ndumva mbabaye none uko ndimba ati mumfata uko ntari oya ndimba niriye kosa afite reka ubona amaso ndabweme ariko ubona amaso se ibi byanditse ko amafaranga natoye ari ayawe reka tureke kubikabiririza wenda duse n'ababyumva neza ndimba uyu ni umuvandimwe nk'uko papa Sava bivuze si umuvandimwe inshuti mwaranywanye sibyo ubwo mufitanye igihango gupfa na gupambana ataye amafaranga
noneho leta atari nayo kuvuga ngo yaraye inyungu amafaranga yarajyanye mu rugo ngo uretse se mvuge wica mu ijambo ry'ibati wica mu ijambo ku gihuru yatoragura ku gihuru uri no kubwira abangaba apfa ngenye tuvuge ko atayatoraguye basi uretse nkwereke tuvuge ko atayatoraguye wenda wari uyafitiwe wenda no kuri sako cyangwa mu zindi gahunda zawe oya tuvuge ko atayatoraguye akaza akagutakira ari umuvandimwe musangira kabisigaye nk'uko bivuze ati sinamira icupa namuhaye akagutakira ukamunyuraho yafite ukazana hano muri rubanda byo kuvuga ngo reka nkwereke namwe naguhembye ejo namwe wampembye wari wakuye wangahe habe n'igiceri twari dufite ishyirahamwe ubwo nayo ndi kuvuga ini uretse ubivuga amagambo menshi ndimba amafaranga watoraguye wayabaza ari kuyabara se hari uwo nayishyuze hari uwayanyishyuza atongi muhemba amafaranga 130 sicyo gica inoza yego nta na rimwe wari wakuyeho ntayo jewe uko nari nagiye nyapanga niko kimeze naraye nanikopesheje amafaranga mvuga ini nta mavuta mfite reka turiho amafaranga noneho uya umva icyo ashaka kukubwira n'inshuti kugira ngo dukemure ikibazo kandi ikibazo gikemuke mu mahoro twebwe turebe niba watoraguye 130 ngendemera dukarikire ngo hari wangahe noneho hasigaye angahe ubu ubona amaso nangahe hanyuma dufashe uriya muntu ufite ariko wenda ndibata tabigenderamo reka tubwira ihangane nanone tutakugira twese tutajya ku ruhande rwe da byibuze uvuga uti ngera nimfite 4 cyangwa 7 nariya ya barura muri ry'amafaranga ndabeshya mbere na mbere badasanga wenda ari tubanze nanjye twumvikane uretse twumvikane iryo barura ndumva ridakwiriye no kuza nje nababwiye ngo watoraguye amafaranga ntabwo mbihakana simbihakana ndetse duhuye aho naba nayatoye hose nababwiriye nibyo nende mbabwira nuko nazongera kunyura mu nzira zisanzwe uzajya uca he ibyo na mu bihuru noneho urumva rero ku mpamvu zifatika zo kwanyura uretse ato wowe wiburana amafaranga ntasase arasa arasa ikindi nibyo koko hatu icyo cyura kimbabarira aho twahwenya afite ariko nabivuze nari ntarayapangira ubu nayapangiye nta n'ubushobozi ufite bwo kugira n'igihumbi umuha kwayo wari ufite n'isenyezi reka nkwereke rero digidi wibijyamo n'ibintu byinshi atu se wasukira ku rwagwa wahora ni se wasukiraga ikigage se washyiraga amadeshe ntiyakoraraga ukajyana umutwe urabizi reka tubwire yuko atarayapangira nayapangira azaza kukureba kamubwiza ukuri urya inshuro y'inshuti bigashira udahaza ngwino njye kuguha umushahara wawe ngwino njye kuguha umushahara ngwino niba yazanye wayatoye yayataga sareba s'il vous plaît Degidi yataga safari Degidi murya ibyo murya munywa ibyo munywa mwishyure muri tari papa sava